Twiyoborere Roho Mutagatifu, twiyoborere wowe Roho Muhoza, twereke inzira wowe twasezeranijwe, kuko ari wowe uzatugeza mu ijuru. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe, byose bishya bizabone guhinduka. Dusabe Mana mwisha ukwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amina. dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungurire none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. ndakuramutsa Mariya, wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ijambo rya Umuniye Nationali wivugurwa muri Roho Mutagatifu mu Rwanda ritegura noveni yo guhimbaza yubile y'imyaka 50 ivugurwa muri Roho Mutagatifu rimaze rigeze mu Rwanda. Bavandimwe nkunda, ineza y'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe mwese. Tubisanga mu ibaruwa ya kabiri yandikiwe Abanyakorenti umutwe wa 13 umurongo wa 13. Bavandimwe nkunda, twegereje umunsi nyirizina wo kwizihiza yubile y'imyaka 50 yivugurwa muri Roho Mutagatifu rigeze mu Rwanda. Ni mu mwaka mutagatifu. Tubisanga mu gitabo cya Levi umutwe wa 25 umurongo wa 12. Umugambi wa buri wese no gusubiza amaso inyuma akareba niba urumuri rwa Kristo yahawe igihe abatijwe rwaramurikiye ubuzima bwe koko, ndetse rukamurikira n'ubw'abandi, maze ibikorwa bya Roho Mutagatifu bikigaragaza, ari byo ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata. Tubisanga mu ibaruwa yandikiwe Abanyagalati umutwe wa 5 umurongo wa 22 kugeza ku wa 23. Bavandimwe, iwacu mu Rwanda ubu ducagashije ikinyejana twemeye kuyoborwa na Roho Mutagatifu. Dufite imigambi ki? Twemereye Kristo aratuyobora. Mu maso yacu bwite n'ay'abandi turagaragara nk'abakristo, cyangwa se turi babandi ivanjiri itarahindura mu buzima bwabo bwa buri munsi? Ese turi ivanjiri abandi basoma, cyangwa duhindagurwa n'amatwara y'ibi bihe turimo? Tubera abandi amizero nk'uko Pentekosti ihora idufasha kubizirikana. Buri wese n'igihe amaze mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu nakomeze yibaze ati, nizihe ngabire zihariye nahawe? Ese zagira umuryango w'Imana akamaro? Nizihe nkeneye kugira ngo nivugurure? Muri iki gihe twitegura guhimbaza yubile, dusubire ku isoko, turebe ibyiza byariranze mu ntangiriro, maze turushaho kurangwa nabyo mu gihugu cyacu. Twongere ducane urumuri, bityo aho tuba umwijima uyoyoke. Iki gihe kitubera intangiriro mu kwivugurura no kwakira imbaraga mu kwemera. Buri munsi wagenewe ijambo ry'Imana ndetse n'ingingo yo kuzirikana, bizatubere uburyo budufasha kugendera hamwe. Ni mucyo dushinga imizi mu byiza twaronkeye mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu, maze uko ibihe bihita turushaho kuba ingingo nzima za Kristo. Iyi noveni izatangira ku wa 5
tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu irangire kuwa gatanu tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2024. Umuniye akarangiza avuga ati yubire nziza bavandimwe. Tugeze ku munsi wa gatanu wa noveni yacu. Insanganyamatsiko tumenye kutagengwa n'iby'isi. niyo mpamvu twirinze amatwara afifitse kandi ateye isoni, twanga kuryaryana no guhindagura ijambo ry'Imana, ahubwo tugatangaza ukuri kwaryo kugira ngo abantu bose batwizere imbere y'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Mushishoze kandi mube maso, amatwara y'ibi bihe siko yose ari nshyashya. Ubu mu mayeri ahambaye ikibi kiyambika isura nziza ndetse kikifashisha indangagaciro z'urujijo n'uruhuri rw'ibitekerezo bishobora kuyobya. Ese tugira amakenga ngo tuvumbure amayeri ahambaye aho ikibi kiyambika isura nziza? Ese natwe aho ditwagwa muri iyi mitego ikurikira? Ese iyo ikibi cyifashishije indangagaciro z'urujijo n'uruvange rw'ibitekerezo biyobya, duhagarara nk'abakristo? Ese natwe aho nitugwa muri iyi mitego ikurikira? Gukunda ubukire no kubugeraho vuba turabiharanira. Utabiharaniye gushaka Imana ariko itemerewe kwivanga mu buzima bwacu. Nyuma y'ikoraniro natwe dukeneye kubaho nk'abandi, gushaka kwamamara, kumenyekana, naho ngengamibereho zitera ikinya imitimanama ugasinzira. Imitekerereze icengeza buhoro buhoro imyumvire y'uko ibintu byose ntacyo bitwaye, nibibi n'ibisanzwe n'abandi bibabaho. Umugambi: duharanire ubukungu budashira, twirinde amatwara afifitse kandi ateye isoni, twanga kuryaryana no guhindagura ijambo ry'Imana. Isengesho ryo gusabira ivugururwa muri Roho Mutagatifu mu Rwanda. Nyagasani Mana mubyeyi wacu, washatse kutuyobora mu mukiro wawe, uducunguza umwana wawe Yezu Kristu. Tugushimiye Kiliziya turagiyemo, ukadutungisha ijambo ryawe n'amasakaramentu. Komeza utubuganizemo Roho wawe, kugira ngo uko imyaka igenda yiyungikanya, abe ari nako ivugururwa muri Roho Mutagatifu rikomeza kubera bose isoko y'ubwivugurure, maze mu bwitange n'ubudacogora dukomeze kuba ingingo nzima za Kiliziya. Mana mubyeyi wacu, ivugururwa muri Roho Mutagatifu wagabiye Kiliziya yawe ryabaye impano y'agatangaza, idufasha kutazimya ingabire y'abatisimu twahawe. Vugurura muri twe umwete n'ishyaka by'ubusabanira nyabwo. Kangura muri twe abasinzirijwe n'amatwara y'ibihe turimo ndetse n'irari ry'ibintu. Umva nimuhira isengesho ry'abana bawe bazahajwe n'uruhuri rw'amagorwa. Ha abagana amakoraniro y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu kuba abahamya b'ineza yawe. Nyagasani, turagusaba ngo amakoraniro yacu akomeze kuba irerero ry'ingabire muri Kiliziya yawe, abaguye bazahuza ingabire za Roho wawe. Nawe Bikira Mariya nyina wa Jambo, tukwegurira ubuzima bwacu n'amateka byacu. Tugutuye urubyiruko rwacu n'imiryango yacu, ukomeze udusabire, bityo imibereho yacu ishinga imizi mu Kristo buhamye, kugira ngo tube abahamya bo kwemera muri uru Rwanda rwakuragijwe. Byose tubisabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.
twiyoborere roho mutagatifu, twiyoborere wowe roho muhoza, twereke inzira wowe twasezeranijwe, kuko ari wowe uzatugeza mu ijuru.